Nongere nguhe ikaze wowe ukurikiye Mwarimu TV uri kumwe nanjye JC. Hanyuma hari akantu gatoya ngiye kubereka, akantu gatoya, hari uburyo bushyashya, uburyo ushobora kwirindira umutekano wa app yawe ya WhatsApp. Birumvikana ko umuntu ashobora kuba azi password yawe ya telefone, ariko akaba yagenda kuri WhatsApp yawe agahita yandikira umuntu ashaka, urumva, agahita abona ibintu ukorera, agahita abona ibintu ukoreraho, agahita abona amabanga yawe yose uko ashatse n'igihe abishakiye. Ikintu wowe ugiye gukora ni ugukanda subscribe kuri Mwarimu TV, noneho ndetse ugakanda no kukazogera kugira ngo ubutumwa cyangwa notification uzajya wakira bukumenyesha yuko ari ikintu dushizeho uba uwa mbere kubimenya. So noneho birumvikana yuko WhatsApp yawe nta password ifite. Yes, password mvuga hano ntabwo ari ya yindi ya telefone ukoresha WhatsApp uzimya, ntabwo ari ya yindi, ni password ushira muri WhatsApp mw'imbere kuri account yawe. Yes, ikintu ugiye gukora wowe nkurikira nkwereke, uraza ukande WhatsApp ya app hano, nurangiza urabona yuko uhita ubona message zose narindi kwandika. Icyo gihe uko bizagenda, mbere yuko ubona ibi bintu, mbere yuko ubona ama contact, uzabanza ubisabire uburenganzira. So noneho uzaza uhita ureba ahantu handitse utudomo dutatu hariya hejuru hafi ya search, urahita uhabona, dore ni hano handitse utudomo dutatu. Yes, uhite ukandaho. Numara gukandaho uzahita ubona ahantu handitse setting, kuko uzabona utuntu dutanu, noneho new group, new broadcast, linked device, stored message, setting. Wowe icyo uzakora uzahita ukanda ahantu handitse setting. Numara gukanda setting uzahita ubona icyo bita profile yawe, cyangwa se uzahita ubona ifoto iri kuri account yawe. Numara kubona ifoto iri kuri account yawe, urabona ko nge hariho Mwarimu TV, uri kubibona, hariho Mwarimu TV, uri kubibona. Wowe ntabwo nzi ikiriho cyangwa ntabwo nzi profile iriho. Profile izaba iriho iyo ariyo yose, wowe uzahita uyibonera hano. Noneho hepfo yaho uzahita ubona icyo bita account, hariho agafunguzo. Yes, ahantu handitse account hariho agafunguzo niho uzakanda. Noneho account uri kuyibona. Numara gukanda kuri account uzahita ubona utuntu dutandatu. Uzahita ubona privacy, security, two-step verification, change number, request account info, delete per account. Yes, icyo uzakora wowe muri utwo tuntu dutandatu, uzahita wowe ukanda handitse two-step verification, niho uzikandira wowe sasa. Two-step verification, yes, uzahita ubona akantu kakwereka ngo hakenewe nimero cyangwa password, bitewe n'uko hepfo ubona hari enable. Hazaba hakenewe ko haba able kugira ngo bibe byakunze. Numara gukanda, numara kubona ahantu handitse enable mu cyatsi kibisi, niho wowe uzikandira ahantu handitse enable mu cyatsi kibisi. Enable uri kuhabona? Yes, enable uri kuyibona hano mu cyatsi kibisi. Numara gukandaho uzahita ubona ahantu bakwereka ngo shyiramo imibare. Numara gukora hano bari kukwereka ngo shyiramo imibare, uri kuhabona, hazaba hakenewe kuhuzura. Igihe ubishakiye, ndetse mu rwego rwo kwirinda abahakaze. Yes, wari uri kumwe nanjye JC, ndagushimiye kuba wakurikiye video. Icyo usabwa ni ugukanda subscribe ndetse ugakanda share, ugahereza n'abandi.